twongeye kubaha ikaze. Uyu munsi tugiye kugaruka ku mateka y'umugabo wamamaye. Uyu ni umugabo udasanzwe, umugabo ushobora kugera mu duce tumwe na tumwe bakamwirukaho bitewe n'uko bashobora kuba bakeka ko ari we Mesiya. Ni ikimenya bose, ni umugabo wanditse izina, ni umugabo wakinye filime ya Yesu. Uyu yitwa Brian Deacon, yavuze tariki 13 Gashyantare mu 1949. Uzwi cyane muri filime ya Yesu. Yavukiye muri Oxford mu Bwongereza, avuka ku babyeyi babiri, aho ise umubyara ari umukanishi naho nyina akaba umuganga umuforomo. Yatorejwe mu kigo cyigisha gukina amakinamico muri Oxford Youth Theatre, nyuma aza kwiga muri Douglas i Londres, aho ngaho ni mu Bwongereza. Uyu mugabo yaje kuza kuba umukinnyi ukomeye w'amateatre, aho umushinga Jesus Film Project watangiye gutegura filime ya Yesu watekereje ku bakinnyi benshi, aho bashatse abakinnyi barenga 900 kugira ngo bategure iyi filime. Ariko ikintu cyaje gutungura nuko kuri iyi scene cyangwa se kuri iyi role yakinye y'uyu mugabo yakinye yitwa Yesu, abagabo bose bagiye bakora casting bagatsindwa, ariko uyu mugabo Brian Deacon aza kuza kuvamo nk'umugabo w'umunyempano akina iyi filime ya Yesu, maze filime iramamara, aho yahinduwe mu ndimi zirenga 100 mu ndimi zo hirya no hino ku isi, harimo n'ururimi rw'Ikinyarwanda. Yatangiye mu bakinnyi barenga 900 mu mushinga Jesus Project, aza kuza guhitwamo cyangwa se abariwe baza guhitamo kugira ngo akine iyi filime ya Yesu. Yashakanye rero n'abagore babiri, aho umugore we wa mbere yitwaga Lara Leska mu 1977, baje gutandukanya mu 1987, babyaranye umwana umwe Lara. Ubu abana n'umugore ariwe mugore wa kabiri, ubu akaba abana n'umugore witwa Natalie Black, akaba ari nawe n'ubu ngubu bakiri kumwe kugeza kuri iyi nshuro. Gusa hari ibintu bitashimishije abantu kubona umugabo nk'uyu nguyu w'ikirangirire, umugabo wakinye filime idasanzwe, ashakana n'abagore babiri, akabana n'abagore babiri, ibijyanye n'imibanire bikamunanira, nyamara yakabaye ari umugabo wanditse izina cyangwa se umugabo mubera bose intangarugero. Uyu mugabo ntabwo ari filime gusa ya Yesu yakinye n'andi mafilime menshi agiye atandukanye. Gusa uyu mugabo iyo agerageje kugira mu duce tugiye dutandukanye hirya no hino ku isi, abantu benshi baramutangarira, bakifuza kwifotozanya nawe, bakifuza kumubonaho. Ibi bishobora kuba ari bimwe mu bituma ubuzima bwe bwo kuba icyamamare busa nkaho bumugoye. Gusa kubyo wamenya kuri uyu mugabo ni ibingibi by'ingenzi: nuko ari umugabo w'Umwongereza nkuko nabibabwiye, wavutse mu 1949. Ikindi akaba yaratoreje gukina amakinamico muri Oxford Youth Theatre. Gushimire niba iki kiganiro wagikunze, ntiwibagirwe gukora subscribe, like ndetse na share kugira ngo n'abandi babashe kumenya amateka, ndetse hari n'undi muntu wifuza ko twazamukubwiraho, nabyo twandikira muri comment tukabasha kuba twakugezaho amateka yo muri rusange. Turabashimiye byo bategura ikiganiro. Dufite Umukiza Justin, ibihe byiza.